Neruda ararenze. Neruda yaravuze ngo niba uri mwiza ntacyo utageraho uramutse ufashe ubwo bwiza ukabwongeraho gukora cyane. Yaravuze ngo hari ibanga ryihishe mu kuba ibiti bihisha imizi yabyo munsi y'ubutaka kandi ariyo itunze igiti cyose, ahubwo ugasanga amashami n'amababi bitungwa n'imizi ari iby'igiti kigaragaza imusozi. Bise binyibutsa yuko burya habaho ubwoko butatu bw'inshuti. Inshuti bw'abantu bugereranywa n'igiti. Hari inshuti mababi, inshuti mashami, inshuti mizi. Nk'uko mu gihe cy'izuba amababi ava ku giti akagenda, hanyuma akazagaruka mu gihe cy'imvura igiti gitoshye, ni nako hari inshuti tugira ziza mu byiza mu bizi zikaduhunga. Izo nshuti nta kibazo ziteye kubera ko kubana nazo ni amahitamo yawe, biroroshye kuzimenya. Uzi neza abantu bagusanga ari uko ufite amafaranga, waba ntayo ufite bakagenda. Uzi neza abantu bakuzaho ari uko bagukeneye, waba ubakeneye bagakweba. Kubana nabo ni ubushake bwawe. Izi nshuti zimeze nk'ibicucucucu byacu, iyo izuba riri kwaka biragaragara, byazima bikaduhunga. Haza rero izindi nshuti mashami. Igiti kibeshya ko hari icyo amashami avuze cyane kuri cyo, nyamara umututizi yaza akayatema, igiti kigakomeza kigahagarara. Natwe hari inshuti zitwiyoberanyaho tukibeshya ko ari inshuti nyazo, nyamara zimeze nk'amashami, ku buryo kuzirekura byakubaka aho kugusenya. Izo rero nizo mbi cyane kubera ko ni indyarya. Izi ziba zimeze nk'uburozi mu buzima bwacu. Niba hari ikintu kigorana ni ukuzimenya kubera uburyo ari indyarya birenze. Niba abantu bahora babaririza amakuru yawe, rimwe na rimwe musangira, ariko mu by'ukuri hagera igihe cyo kubabara ukisanga wenyine kubera uburyarya bwazo, buri gihe uba wumva utapfa kuzitakaza. Niyo mpamvu iyo wabashije kuvumbura inshuti mashami ukazirekura, utangira kubaho ubuzima bwuzuye. Uburyarya bw'amashami rero butuma tutabona agaciro k'imizi. Imizi ntabwo iba ishaka kwigaragaza, no ku giti iba yibereye hasi mu butaka. Rimwe na rimwe igiti kibeshya ko kibeshejweho n'amashami kubera uburyo amashami yigaragaza cyane. Niyo amababi agiye, amashami akakubeshya ko muri kumwe, akakubeshya ko ariyo agutunze, ariyo atumye uhagarara, kandi mu by'ukuri ari wowe utumye ayo mashami abaho. Ubwishongore bw'amashami rero butuma utabona imizi, akaba rero inshuti imizi. Rero nk'uko igiti kidafite imizi kitabaho, ni nako hari inshuti tugira zimeze nk'imizi, za zindi zibana nawe mu bibi no mu byiza. Izo ni nazo nshuti ukeneye mu buzima. Izo ntizigombera kuba ari nyinshi, nubwo yaba inshuti imwe mizi burya ibihagije mu buzima. Inshuti mizi ntizikeneye kwigaragaza cyane ngo uzemere. Ni za nshuti zitumira wagize ibyago, wagira ibirori zigategereza ko uzitumira. Tekereza inshuti yitumira wagize ibyago, ariko waba ufite ibirori igategereza ko uyitumira. Izo ni za zindi zisobanuye byose mu buzima bwawe, ku buryo zikurekuye cyangwa se ukazirekura hari byinshi byahungabana. Izo nizo zigufasha kubaho ubuzima bworoshye. Muzabirebe ku giti, imizi niyo iba igifatiye runini, inyunyuza imyunyu n'amazi mu butaka. Iyo myunyu ikabasha gutunga igiti kugera mu mashami no mu mababi. Igiti kidafite imizi rero nticyabaho, ntabwo cyakomeza kubaho. Hari abantu rero baza mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere, ariko hari n'abantu bava mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere. Kandi gukura abantu babi mu buzima bwawe ntabwo ari uko ubanze, ahubwo nuko ukunda ubuzima bwawe kurushaho, nuko uha agaciro gakomeye ubuzima bwawe. Mu gihe abantu babi batarava mu buzima bwawe, ntuzigera ubona beza b'ingirakamaro bari mu buzima bwawe, kubera ko ni bake kandi si indyarya, ntibanakeneye kukwereka ibimenyetso ngo ukunde ubizera.
nijya nigeze kubabwira yuko umuntu akwiye guhagarika kwisobanura. Umuntu wawe wa nyawe nta busobanuro burya aba akeneye, nta nubwo akwaka. Burya umuntu uzajya uhora ugusaba kwisobanura, uwo ntabwo ari umuntu wawe wa nyawe. Uriya muntu ugusaba kwisobanura rero ntabwo ari umuntu wawe wa nyawe, kandi ubusobanuro bwose wamuha ntabwo azigera kwizera. Niyo mpamvu guhora wisobanura ni uguta umwanya, uri kwisobanura ku bantu batari abanyawe. Uwa nyawe nta busobanuro akeneye, arakwizera, akwakira uko uri, yubaha amahitamo yawe. Umwanya munini rero hari igihe uharira abantu babi, kubera ko buri gihe bahora bashaka kwemeza kugira ngo bizere. Abaza mu buzima bwawe kugira ngo butere imbere rero bameze nk'imizi y'igiti, ababuvamo bameze nk'amashami y'igiti cyangwa amababi. Niyo mpamvu Neruda yaravuze ngo hari ibanga ryihishe mu kuba ibiti bihisha imizi yabyo munsi y'ubutaka, kandi ari itunze igiti cyose. Ahubwo ugasanga amashami n'amababi bitungwa n'imizi, ugasanga igiti nibyo cyashyize imbere, cyashyize imusozi. Neruda yaravuze ngo nk'uko inkende yiga gusimbuka mu giti ikoresheje kubigerageza inshuro nyinshi, ni nako guhora tugerageza aribyo bitugeza mu bushorishori. Byandi bavuga ngo gerageza utsindwe, ariko ntugatsindwe kugerageza. Neruda yaravuze ngo umuswa niwe wenyine ushobora kumenya ukuri, ariko agakomeza akizera ikinyoma. Aranavuga ngo ubwato ntibujya bumenya umuyobozi wabwo, iyo bwiyubitse buri wese uburimo aratoha. Neruda yaravuze ngo ijambo rimwe rishobora gukemura ibibazo byose by'abashakanye. Iryo jambo nta rindi uretse ndagukunda. Muri make ndagukunda iyo yabuze mu rugo, ibintu byose bishobora guhungabana. Yaribajije ngo ni ryari uheruka kubwira umugore wawe ijambo ndagukunda? Ni ryari uheruka kubibwira umugabo wawe? Nk'uko umubiri ukenera ibyo kurya ngo ukure, ngo ni nako urugo rukenera ijambo ndagukunda ngo rukomere. Neruda yaravuze ngo umugabo ufite irari rikabije ry'ubutunzi ntashobora kugira amahoro. Aranavuga ngo ntabwo nzaba uwundi muntu uretse wowe, kugeza igihe amagufa yanjye azahinduka ivu, ndetse umutima wanjye ukarekeraho gutera. Uri kumva umutoma wa Neruda? Ntabwo nzaba uwundi muntu uretse wowe, kugeza igihe amagufa yanjye azahinduka ivu, ndetse n'umutima wanjye ukarekeraho gutera. Neruda yaravuze ngo icyuma cyaba kiguye ku gihaza cyangwa se igihaza kikagwa ku cyuma, n'ubundi birangira ari igihaza kibibabariyemo. Ni ukuvuga igihaza guhangana n'icyuma, birangira igihaza aricyo kibabaye kubera ko icyuma ntacyo gihomba. Bijyanye nkunda kubabwira ngo ntugahangane n'umuntu cyangwa ikintu kidafite icyo gihomba. Guhangana n'isi, guhangana n'igihe, guhangana n'ubuzima n'umukino utazigera utsinda kubera ko ntacyo bihomba. Iyo upfuye ubuzima, igihe, isi bikomeza kubaho nk'aho nta cyabaye. Ni kimwe no guhangana n'abantu babi. Ntugahangane n'abantu babi kuko ntacyo guhomba bagira. Iyo urwanye n'ingurube mwese murandura, kandi ingurube yikunda umwanda. Neruda yaravuze ngo niba utaravukiye mu muryango ukomeye, birashoboka ko umuryango ukomeye uzavukira muri wowe. Kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye ni ikosa ryawe. Aranavuga ngo niba unaniwe kuba umuserebanya mu gihugu cyawe, ntushobora kuzaba ingona mu gihugu cy'abandi. Aranavuga ngo uhora ategereje arababara cyane kurusha udategereje ikintu na kimwe. Aranavuga ngo ushakisha ubuki agomba kugira ubutwari bwo guhangana n'inzuki. Ni kimwe n'ushaka amafaranga agomba kugira ubutwari bwo guhangana n'imvune. Neruda yaravuze ngo utazamutse umusozi ntashobora kubona imirambi myiza. Iyo ushaka kureba imirambi myiza uzamuka umusozi ukajya ku gasongero kawo. Neruda yaravuze ngo izuba rishobora kurenga ariko ntirijya rirekeraho kwaka. Ntushobora guhunga izuba.
guhunga izuba ni nko guhunga ibibazo ushobora kwibwira ko wabihunze ukisinziriza, ariko urakanguka usanga byikubye kurushaho. N'imirasire y'izuba ushobora kwibwira ko wayihunze nayo ikagukundira ikarenga, ariko ukwiye kumenya ko izuba ritajya rirekeraho kwaka. Neruda yashimangira rya jambo rivuga ngo ibyishimo ni imbere muri wowe, ntabwo ari hanze yawe. Ntibiterwa n'ibyo ufite, ahubwo biterwa n'icyo uri cyo. Aranavuga ngo uriya udasaba ubufasha niwe uzahazwa n'imibabaro kurushaho. Bya bindi bavuga ngo umwana utarira apfira mu mugongo wa nyina. Neruda yaravuze ngo ntukite cyane kuri hahandi waguye, ahubwo ita cyane kuri hahandi wanyereye. Aranavuga ngo gutega amatwi ni ubuhanga bugoye kwigwa, ariko kandi bukaba ingenzi kubugira. Mu mitoma Neruda yagiye yandika, nasoreza kuri iyi ngiyi, yaravuze ngo ngukunda muri ubu buryo kuko nta bundi buryo nzi bwo gukunda. Ukumva umutoma. Arongera avuga ngo kubw'umutima wanjye igituza cyawe cyonyine kirahagije. Neruda yaravuze ngo urukundo ruvukira mu kwikuba, rukabaho mu bwenge, kandi rugapfira mu kwibagirwa.